nciye bisi ndinamakoraga najyaga mbyumva ariko narabibonye kandi umurambi y'utinzi urabyimba ukabura niyo mpamvu mubona tutanayizana mu nzu tugira idahari bajya kuyirinda kubera ko ufite nayo ubwayo ifite umwuka wundi mubi hano hari umurambo nta kintu kizima kiba gihari. Yesu ashimwe. Yesu natwe amaze kuvuga mu murambo nta kibazo ariko hari abantu bari kunyumva cyane baba barigeze bahura n'ikintu bita umurambo. Hano hari umurambo nta marira gusa, hano hari umurambo nta n'umuborogo, tuba nk'umurambo nta bwishyimo na bike utanga. Hari ikindi kintu rero noneho nabonye, iyo ahantu hari umurambo hari abantu bigira nk'aho bitonda kandi batitonda, bagira nk'aho bitonda kandi batitonda. bivuze ko hano hari umurambo hari ibibazo, hano hari umurambo haba no kwiyoberanya, hano hari umurambo haba no kwishushanya. ureba ko iwacu ababyeyi bacu mwese ko bareba hano mukunda ibitenge, abagore babo bambara ibitenge hafi kuno icyo kwicara aho intebe bazikura mu nzira. Machiaza hamwe n'ubwiza amasabye abafuwariza amasabye vuga ngo hano urabona dushibura shireba tubane kituna vuga ngo hano urabona dushibura kandi ikibazo cy'uyu murambo rero ntabyo gukomera, ntabyo kubagurura umwami Farawo yari yigaraguye, umurambo wageze mu nzu iwe, ibintu atashoboraga gukora arabikora. Yesu ashimwe. Haleluya. Twibugire no kubitotsi se. Gusinzira ni byiza n'ukuri. Gusinzira ni byiza burya yaba tutaryama ngo dusinzire. Singa zimezacika. Ndabeshya abacuruzi. Ndabeshya bene data. Ndabeshya kumva bw'Imana. Iyo duhabwa amasaha 24 ku minsi 7 mu minsi 30 nta kurambika urubavu hasi n'ukuntu buri kunda nanjye mbikunda ni ukuri tudashyize akantu uva ngo bwiyubu bazajya basanga umuntu yarumiye ahantu ameze nk'uri muri firigo byararangiye ariko Imana ni ubuhanga. Haleluya. kugira ngo abera kureba kw'Imana n'umukozi idushyiraho kariya kantu nibura ngo nabwo umuntu afate nubwo bimeze gutyo harimo kutabibona kandi ijoro rigatandukana ariko urahirwa niba usinzira bakora ikiganza Imana icyubahiro niba uryamye ibitotsi byawe ugasinzira neza ugakanguka no gukora misori ubona umugisha ongera ubeho kuko n'ubundi wari uri. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ibi bitotsi birimo ikintu bitari na kaga, iyo bisinziriwe mu gihe kitari cyo, iyo bisinziriwe mu gihe kidakenewe, iyo biryamye mu gihe kitari ngombwa, bishobora kuzana n'ikintu bita urupfu. Amina. Umugabo bita Aburahamu ariko amabwiriza ngo bitangira ibice 15 umurongo wa 11. Umugabo bita Aburahamu umusomyi abasha no kwihuta cyane turakuza kumara usogonde kwesoma ariko babaye hafashe ushobora kumara usogonde kasoma
uvuze kimwe uzagenda uyibaze reka unavuga mwari wacu wamubona uko akundaga Abrahamu uti sebadira wamaita Abraham niba usubiza Abrahamu ukunda nkuko nakundaga Abrahamu kana bachikupindura kuti ndinokuda sebadira wamaita Abraham uzajya hariya kubayobozi enda kubatunga bero Abrahamu Imana yaramukundaga Abraham wayiona mwari kwa kandi yamukoreye n'ibintu Itangiriro 15 Genesis 15 11 12 na 13 Musome mu izina rya Yesu. Aburahamu yizera Uwiteka amusezeranya isezerano. Umurongo wa 11 inkongoro zabaga ku mirambo Aburahamu akazigurutsa ku kirengarenga. Aburahamu asinzira ubuticura, ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Uwiteka abwira Aburahamu ati menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera ababo nabo bazababaza imyaka 400. vuga ngo amena Tauti amen. vuga ngo amena Tauti amen. ari hano tubumize ikindi kintu bita umurambo mwabyumvise mwaba mwabyumvise umurambo ahantu utera ubwoba niba hari umuntu wano w'intwari bazakubera umurambo urarane mu nzu wowe nawo muri babiri noneho ujya mu gitondo abantu baze kukureba babwire ibyakubayeho niba uri intwari pe sibakana ko bitakubaho byakubaho kubera akaga gatewe n'isi uzabikora bivuye mu bushake bwawe gorotera ubu mugorotera undi umuryamisha hamudani abana b'Imana nimumbwire mwarabapushije ngenda bavuye mu ntoki ndabaza ntaho buryo gusaba Aburahamu noneho we yari afite ibirango nta n'umwe y'abantu yari afite ibirango ku gicaniro we ubwe yahishimye noneho inyoni ibisiga byaramanukaga bikaza bije gutwara inyama Aburahamu akabyirukana yari yiteguye gutanga igitambo noneho igihe kiragera bibiliya yavuze mu gicuku kiraniho haza umwijima w'icuraburindi ikintu bita umwijima sinabura umwanya wo kukivugaho umwijima ni ikintu kibi ikindi kintu cyamuye Yesu mu ijuru akamanuka akavuga ngo gukuraho umwijima yewe mu byo w'isi ukayasha umwijima umwijima ntiwamenya yaje no gukuraho umwijima na n'uyu munsi umwijima w'icyo cyahari Aburahamu kubera ubwoba Aburahamu kubera ijoro warasinzira asinziriye za nkongoro ziraza igitambo zirabyishimamo Imana ziramubwira ngo kubera iki kintu ukoze urubyaro rwawe uzarujyana rube mu nzi bakorere ab'ikindi gihugu magana gahe ahubwo njyewe hari ikindi kintu mubonye usibye amaraso ya Kristo usibye umusaraba wa Kristo hari ibintu duhagazeho yazanywe n'abantu yazanywe n'abasogokuru barasinziriye kubera ibitotsi byinshi Uwiteka agira icyo akora ku rubyaro rwabo nawe bikugeraho uyu munsi wa none nubwo ari Kristo wenyine utubeshejeho ariko ibyo abasogokuruza bakoze byabasha kugiraho ingaruka ibaza abantu bamaze imyaka 400 Yesu ashimwe haleluya ngiye kurangiza n'ibihano nubwo umwami Imana n'abaho umugisha iminota ndagerageza nawe
tugira ikibazo tugeze rero no ku kintu bita inkota. Hallelujah. 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 Tugeze ku kintu bita inkota. Umwami bamugejeje imbere. Umwana muzima ndetse n'umurambo. Bamuzaniye urubanza. Bibiri itwereka neza ko Imana yagira ngo ishyire Salomo kumuza. Yagira ngo noneho hari ikintu ntavuze. Hari ikintu bita intebe. Intebe y'umwami. Amina. Imana yagira ngo ishingire Salomo intebe. Ntiyazagire n'umuzatera n'ahandi. Muri ruriya rubanza hari abagaragu, hari rubanda, hari abafite ibibazo, ariko ikintu bari bategereje kureba Salomo ari buhagarare gute kuri icyo kibazo. Burya hari ikibazo uhura nacyo kumva ibintu kiri gutegura, kumva ikizami cyawe, ari ikizami wagiye gukora cyane. Salomo yarakiri mutoya ndetse n'abandi bavuze ko bazabishobora bari bahari. Abavuga ko Salomo n'urukundo yazabirya ko tuzi Dawidi ari umurwanyi yari baza koko ngo uyu Imana ishaka kubereka ko usomye umurongo wa 28 abantu bose barateraniye aho ngo batangarizwa n'ukuntu Salomo agira igitabo cy'Abaheburayo ibice 4 kirambwira mu ijambo ry'Imana n'inkoto cyayo kandi nahinduranye ikinjira no mu musoko iyo basa mu kirere ntahane zombi ugakwamina iyo ni inkota mu kirere ntahane zombi biratsingura igahinduranya umusokoro. Bane bareba iri ijambo ry'Imana ari ryo rigereranywa n'inkota. Ntushaka kunyemerera inkota tuyireke ahubwo twivugire kuri iki kintu cy'ijambo. Mubwire ijambo ry'umwami. Ijambo ry'umwami rirarema rigazana ibidahari bikabaho. Amina. Haleluya. Iyo umwami avuze ngo bahoraho uzi inkoni. Umwami Asuero siwe we yavuze ijambo kera amaze kurivuga risigara rikorera mu nkoni. Aravuga ati umuntu wese uzinjira kuri uriya muryango yewe ntamuhamagaye bagarakumwe ayirimbira iri murahasi mujye muhita mumujyana kwirinda. Ariko noneho uzahinguka ku muryango mukabona mutunze inkoni. Yamana ngo nabeho wabereye Imana bakiyewe uwo nzacunga inkoni ku munota wo gupfa igihe cyo gupfa kigeze amategeko amwerekerera gupfa ariko mukabona mutunze inkoni uwo muzamwongerera ubuzima. Haleluya. Haleluya. Ufite ubuzima niyongerabeho, ufite ubuzima yongera ubuzima kubera ijambo ry'uwo mwami, kubera ijambo ry'uwo mwami. Uyu mwana w'umwana wari imbere yabo yari muzima kweli, yari muzima rwose. Icyo ntazi niba yari yose bagombaga kumwosa bari bahuye n'ibibazo ariko yari atarapfa. Ariko icyo nakubwira yari hagati
urabyemera yari hagati y'urupfu n'ubuzima mu yandi magambo yari umukandida wa Dawudi mu yandi magambo inkota yamaze kuyiza n'abayitashye nta cyari gisigaye kuri uriya muzima ijambo ry'Imana ritubwira ngo nawe uhagaze kuri gitagwa murazi ko twese turi abakandida twaba turi mu matero turi kubyina ariko ntabwo ari igitangaza rwose nimugoroba duhuriye ahantu two kutuburira si igitangaza kandi turumva ari ishyamba munoze kuko bivuze ahubwo kutabikora nibyo kuko yesu yapfa kubera yagiyemo sero imodoka wiguriye ubwayo ni urupfu niriya gazi utekaho ni urupfu umuhanda tugenda muri mu rupfu n'ubuntu bw'Imana butubeshejeho haleluya ariko wabonye wongera ubeho uyu munsi natuma ngo wongera ubeho kuba utarapfuye ntabwo ari ubwenge bwawe kuba utaragiye ntabwo ari ubuhanga kuba utaragiye ntabwo ari ubutunzi kubera ko bagiriwe bazi kandi mwari mu gihe kimwe mwagombaga kujyana haleluya muririmbye baririmba bavuga ngo kuba utarapfuye indirimbo ya Hosiyana ivuga ku ki ubwo ukiriho ubusumbyi wa kirango ntacyo watanze ntacyo watanze bana badamu kugira ngo uyihumeke kugeza uyu munsi niba hari umuntu wishyuye akavuga ngo njyewe nzageza uyu munsi ntabwo nari nzi ko njyewe nzabasha kumera ibi kuko ni kenshi urupfu rwatatiye inshuro zitari nkeya ntabwo nibazaga ko nzagera igihe cyo kumera ibi aho bose barabizi ariko Imana ibwira ngo nasiga imva nyinshi ku bwawe burya igize isiba warabizi burya igize isiba rero ntabwo uri bwazo y'icyubahiro yandumye ngo mubwire ngo kuba yarayisibye ahari birashoboka kandi ikaba yari iri imbere yawe uyu munsi ikaba yari iri imbere yawe akaba ari we twakuteka yahereje ijambo kugira ngo utongere iminsi yo kubaho kandi atari wamusimbuka umaze kuri leta ubivugire reka niwamutambuka uzamenye ko Imana yamuye ikambwira ngo ikongerera ubuzima ikongerera igihe cyo kubaho ariko wayahaye icyubahiro ese ubu urishimye byagutwaye nta handi rero iki kintu gituruka biva mu ijambo ry'Umwami umwami yavuze ko igihe cyawe kigeze nta n'ubwo kuwagira gute ariko umwami avuze ko igihe aracyongereye igihe aracyongereye haleluya ni bangahe bongeye kubaho rero ni bangahe bongeye kubaho ariko narafanye ariko ntitubabaze Yesu ashimwe uranyemerera ikintu cyo kwita isi y'umwuka n'icyo kwita isi y'umubiri ko bibaho amina haleluya burya rero ibintu tubona n'amaso abongereza bagize fisikali ibintu tubona n'ibintu tubaye kureba hari ibindi bintu tutareba n'aya maso y'umubiri nabyo biriho mu buryo bw'umwuka kandi byose bisa niba ubona mu mwuka
ariko muzi babandi bazimurishemo asiro z'abantu bari kumbaga bagabana muri korana arimo bene kwari bari ushobora kumushinga muriye ariko niba ari muri korana uzabibwirwa n'isaha zirahari uzabibwirwa n'amahanga yabuze uzabibwirwa n'inama zidashira kubera ko nisina kurekera mu nzira murebe ariko najya no kumukora hari musaza kama na wewe kumba tunamenye nuko yawo kwikomeza indino ndabishobora so waza nzatachiza murango ntamusigwa shikanzi chitunasha hari mirambo yo musengero tuna ikibazo nikomeye ariko bazima moja ndio wewe abazima moja ndio watu tusema haleluya haleluya ijambo ry'uyu mwami yavuze ngo baho yavuze ngo baho yabwiye Hezekiya byarangiye ariko tumuhaye imyaka 15 Yesu Kristo yego na kisa byose 15 years zinji haleluya yagira masika ko ndaza kuchikashika noneho abantu bakiri bato rero bajya ko gukura ni byiza uriya mamuze yetiye mureba hariya gushumba bukirishije aya mazi ni bazaga bidacamo